Mana Abrahamu, Mana Isaka, Mana Yakobo, turagushima waremye ijuru n'isi iboneka n'ibitaboneka. Mana nkuru, Mana ihambaye, Data se umwami wacu Yesu Kristo, urakoze kuyakiza duhaye muri Kristo Yesu, ko waramutanze ku bwacu katubera igitambo. Nkuko Mose yamanitse inzoka muri nka mu butayu, wariwe n'inzoka wese yayireba agakira, ngo niko n'umwana w'umuntu byari bikwiye ko amanikwa hejuru y'isi ku giti, kugira ngo umwizera wese ntazarimbuke ariko agugingo buhoraho. Urakoze rero mwami kutwemerera mu gihe nk'iki kuba mu bihe nk'ibi, uduhe kubisobanukirwa, uduhe mwami kwinjira imbere mu mitima yacu, tumenye ubukene bwacu, tumenye mwami ubukene bwacu bw'ukuri, tumenye mwami ubukene bwacu by'ukuri. Nitwumve ko dukenye ibyo abisi bakenye, bazi ko bakeneye amafaranga, bakeneye ibyo kurya, bakeneye ibyo kwambara n'ibindi nk'ibyo, ariko twebwe tumenye ubukene bwacu nyabwo ko ari ubukene bwo kutamenya Imana, bwo kudatunga mu Mana. Tumenye mwami ko inzara n'inyota dukwiye kugira atari inzara n'inyota dusange n'abisi ibyo kurya n'ibyo kunywa by'umubiri, ariko tunyoterwe tugira inzara yo kugukiranukira, kugira ngo dushake mbere na mbere ubwami bwawe rero ukiranuka kwawe. Ibi byose by'isi ngo tuzabihabwa nk'inyongera. Mu izina rya Yesu dufungura ubwenge bwo mu mwuka, dutahura ibyanditswe byera n'ubwira ubwami bw'Imana. Dukeneye mwami kubona uguhemburwa kuva mu ijuru, ubugingo bwacu buhembuke mu gihe nk'iki cy'ubuhenebere, aho Satani aroragurika imbaga. Mu izina rya Yesu, amen. Amen. Donc la repentance est une réforme intérieure, mais la conversion est extérieure. Ni ukuvuga kwihana bikoreka imbere, guhindukira nabyo bikaba ingaruka. Abantu bakwiye kubona conversion yawe, bakwiye kubona guhindukira kwawe. Mu byumba ibyo, amen. Ndetse mukunda dusomere, iyo dusomye hariya Yohana 12:40, mwumve Yohana 12:40. Yabahumye amaso ibanangira imitima, ngo be kurebesha amaso no kumenyesha imitima, bagahindukira ngo mbakize. Amen. Muruvu Imana ivuze, ivuga abayuda barahumye amaso, ntibatahuza imitima yabo. Uko bayitahura bari kumenya uriya Yesu Nazareti niwe Mesiya bari bategereje, bari guhita bahindukira, hanyuma nkagira gute ngabakiza. Nuvuga ngo iyo tumaze kwihana tugahindukira, ni ngombwa aradukiza. Imana yabwa icyubahiro. Alléluia. Donc la phrase qui se convertissent et que je les guérisse, iryo jambo ngo bagahindukira ngabakiza, amen, englobe la guérison aussi bien spirituelle que physique. Bizana kudukiza mu mwuka no mu buryo bw'umubiri. Donc le repentir et l'engagement vers Dieu, ça veut dire la conversion, peut mener à la guérison de maladies et de problèmes de vie. Nous voyons iyo duhindukiye, amen. Donc la conversion c'est un processus de retour à Dieu, amen, de repentir des péchés et d'acceptation de Jésus comme sauveur. Iyo umuntu rero yumvise mu mutima we umwuka kamwemeza icyaha, akwiye kwihana, no kuvuga akwiye guhinduka mu mitekerereze ye, akamenya ko ari mu buzima bubi butahesha Imana icyubahiro, bikamutuma ahindura icyerekezo, ko abona ko yerekezaga mu rutazima, mu kurimbuka, mu irimbukiro, agahindukira rero agana Imana. Iyo ahindukiye agana Imana rero, aho niho hatanga rero processus rero ikwiye kugaragarira n'abantu bose. Kuriya muntu koko
hari icyakoretse imbere mu mutima, kuko mu mutima ntabwo bahabona, habonwa n'Imana gusa n'ibindi biremwa byo mu mwuka, ariko abantu bareba ibigaragara. Rero twavuga ko repentance, kwihana ni imbere, kwihana ni imbere, hanyuma conversion, guhindukira ni inyuma. None waba warahindukiye? Ese abo mu bana babona ko wahindukiye? Abo mukorana babona ko wahindukiye? Mu quartier tuyeho babona ko wahindukiye? Ntushobora kubeshya ko wihanye. Kwihana kuzana guhindukira. Donc la repentance doit être suivie par la conversion. Umenye conversion neza cyari cyo ubiriza. Hariho une fausse science itari y'ukuri, ivuga ko bashobora guhindura plomb, les métaux vils. Urabona hari zahabu, hari feza, ibyo ni n'amabuye y'agaciro, sibyo? Hari yandi yatarafitaga agaciro. Plomb, icyuma tuvuge, noneho bakayihindura kuba des métaux précieux. Donc plomb bagahindura kuba zahabu. Bavuga ko bakoze conversion, bavuga changement de nature, guhindura akamero kayo. Cyari icyuma cyahindutse zahabu. Ruvuga ngo c'est le changement dans la substance, l'essence même. Bibiliya avuga ngo bakihana bagahindukira, ngo ibyo nibyo byatuma ibihe byo guhemburwa bibazaho. Kwihana ni imbere muri wowe, n'Imana ibibona, ariko bikwiye gukurikirwa na conversion, guhindukira, abantu bakabibona ko wahindukiye. Guhindukira ni acte extérieur, bakwiye kubibona. Amen. Nimba rero ntabyo bigeze babona, we rero uracyafite ingorane. Ni ibintu gusa byabaye intellectuellement mu bwonko, umutima wawe ntabwo wakurikiye. Nta cyabaye rero n'ikibazo. Donc celui qui s'est converti, umuntu wahindukiye, amen, il s'opère en lui une transformation profonde. Hari impinduka ziba muri we qui se reflète dans les actions, bikagarira mu byakora, les pensées, mu bitekerezo, les attitudes de la personne convertie. Na attitude uko uhagaze mu buzima bikwiye kugaragara. Donc la conversion nous engage dans un processus continu, guhindukira bitujya mu rugendo ruhoraho rukomeza, un effort persévérant pour vivre en accord avec sa nouvelle identité. Ukiye gutangira kubaho nk'uko akamero gashya Imana yaguhaye mu kwizera kavuga. Ibyo tumaze kubisetinga, il n'y aura pas de temps de rafraîchissement sans repentance et conversion. Nta bihe byo guhemburwa byaza hatabaye kwihana no guhindukira. Bibiliya tubwira ko Imana irashaka ku bwoko bwayo igihe cyose buba mu mugambi wayo w'umugisha. Iyo ni ubushake bw'Imana, ariko bifite icyo bisaba ubwo bwoko bw'Imana. Imana ubwayo irabivuga, Ingoma za 2:15-2. Kandi hariho ubwo Abisirayeli ajya gusanganira Asa, aramubwira ati, nimunyumve Asa namwe Bayuda n'Ababenyamini mwese, Uwiteka ari kumwe namwe, nimuba kumwe nawe. Nimumushaka muzamubona, ariko nimumuta nawe azabata. Amen. Nete ngo dusubiremo kandi. Abantu benshi uko kuri ntago bakwemera. Bazi ko Imana ibana nabo uko biri kose. C'est archifo. Nagaribyo. Samari. Ajya gusanganira Asa, aramubwira ati, nimunyumve Asa namwe Bayuda n'Ababenyamini mwese, Uwiteka ari kumwe namwe, nimuba kumwe nawe. Nimumushaka muzamubona,
ariko nimumuta nawe azabata. Amen. nimumushaka muzamubona, nimumuta kumbe Imana ishobora kuduta. Ibyo rero amadini yamwe arashuka abantu. Imana ishobora kuduta, nawe nuyita izaguta. Eliya rero turabona ko ageze munsi y'igiti cy'umurotemu yaramaze kuba muri depression, asaba Imana ngo yipfire ko ntacyo asumbije basekuruza be bamubanjirize. No atangiye kubona ko ntacyo amaze. Iyo twabonye ko ari amasymptome y'iki ya depression. Iyo itize cyane rero ibyara rero uburwayi bukomeye cyane. Iyo twarayibonye ibyara burnout cyane cyane iyo abantu barabaye mu buzima bwo kuruha cyane, n'imbarakazi na kuruhuka ibiki byose bibyara rero iyo burnout cyangwa breakdown. Eliya rero ibyo rero nibyo byamuranze, kuko il avait tout donné, imbaraga zose zashiriye kuri Karumeli. Satani amenyera ati iki ni cyagihe le temps favorable yo kumwataka. Iyo mwarabimenye sibyo? Satani attaque pas n'importe quand, ngo ategereje igihe cyiza. Arazi quand tu es vulnérable, amenye igihe uri mu ntege nke arakwataka. Wayibise. Haleluya. Iyo Imana ibona yuko biriya bintu bibiri bihari, kwihana, guhindukira, none tugashaka Imana, Imana niyo ijija yuko biteguye kwakira uguhembuka. Niyo eboti uharageze konsuka ibyo bakeneye. Mwumvise Eliya munsi y'igiti cy'umurotemu yirata? No, yani repentance. Kuko ntabwo yagiye ari imbere y'Imana ngo yishogora avuga ibiki. Non, il est brisé, c'est un homme brisé, voilà. Nous sommes brisés, broken. Imana rero ikoresha marayika wayo ahembura Eliya, amuhembuza umutsima n'amazi kabiri kose. Noneho izo mbaraga yahawe n'ibyo byo kurya azigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40 kugera i Horebu. Uyu munsi rero turashaka tuhere ari i Horebu uko byagenze. Amen. Kuko etape yo kwitambuwa umugani yamaze kwitambuwa, umugani w'abandi yamaze kwimenya, byamuteye kwigaya no kubona ko adashoboye. Niyo ufite Imana ntacyo maze shaka undi, aho ntawe arugwirasi. Imana irwanya abibone. Tusubire rero kuri Eliya, Abami ba mbere 19 duhera ku murongo wa 9 rero tumanuke. Agezeyo yinjira mu buvumo agumamo. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho, aramubaza ati, Eliya we, urakora iki aho? Nawe aramusubiza ati, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe basenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni njye njyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Iramubwira iti, sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Uwo mwanya Uwiteka amucaho, maze umuyaga mwinshi wa serwakira uraza usatura imisozi, umenagurira ibitare imbere y'Uwiteka, ariko Uwiteka yari atari mu muyaga. Umuyaga ushize habaho igishyitsi cy'isi, ariko Uwiteka yari atari muri icyo gishyitsi. Hanyuma y'igishyitsi hakurikiraho umuriro, ariko Uwiteka yari atari mu muriro. Hanyuma y'umuriro haza ijwi ryoroheje ry'ituza. Eliya amaze kuryumva yitwikira umwitero we mu maso, arasohoka ahagarara mu muryango w'ubuvumo. Ijwi rirahamusanga riramubaza riti, Eliya we, urakora iki aho? Ararisubiza ati, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo,
kuko abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni njye njyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Uwiteka aramubwira ati, genda usubize inzira yose y'ubutayu ujye i Damasiko. Nugerayo uzimikishe Hazayeli amavuta ab'umwami w'i Siriya. Na Yehu mwene Nimushi nawe uzamwimikisha amavuta ab'umwami w'Abisirayeli. Kandi na Elisa mwene Shafati wo muri Abeli Mehora uzamusukaho amavuta abe umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Nuko uzaba yarokotse inkota ya Hazayeli, Yehu azamwica, uzarokoka iya Yehu, Elisa azamwica. Amen. Amen. Eliya ageze ku musozi Horebu, yinjiye mu buvumo. Araho mu buvumo, Imana iraza iramubaza ngo Eliya ukora iki aha? Ukora iki aha? Nabwo Imana yaje imubwiye ati wa munyabwoba we, ngo ukora iki aha? Icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane. Imana niyo yamugaburi ngo urugendo ruraruhije, ni n'amagambo abiri bavuze, ni runini ruraruhije, rurakomeye. None aho agiye ije kumubaza ngo ukora iki aha? Imana yashatse gutangira iganiro na Eliya imwereka ko mu bisanzwe izi byamubayeho, ntabwo ije kumucira urubanza, kuko aho yakabaye ni kuri mission field, ni ku rugamba. None dore aho hari. Imana iyo ibonye umuntu afite kumeneka mu mutima we, afite umutima ushenjaguwe, afite umutima umaze kumva mizere afite, umaze kumenya ubukene bwe, umaze kumenya yuko akeneye Imana, akeneye gutabarwa n'Imana, akeneye guhemburwa n'Imana, ntabwo Imana iza itangira kukubwira amakosa yawe. Imana itangira kuza ikwereka ko ibizi, kuko Imana yashaka ko Eliya atangira gusohora ibiri mu mutima. Uko mu mutima we hariho kwiheba, uko mu mutima we hariho kwisuzugura, ko ntacyo akiri cyo, ko ari uwo kwangwa, ko ahubwo ari uwo gupfa. Imana yashatse, aho Imana yatangira process rero ya deliverance, izane gerizo. Imana itangira ngo Eliya asohore muri we. Nimubonye se? Icyo nicyo yarakeneye. Iyi ni terapi y'Imana, ni umuti w'Imana. Imana yahabwa icyubahiro. Haleluya. Ukora iki aha? Iratuma Eliya asohora byose byatume ageraho. Imana ifite sagesse ikomeye cyane. Amen. Iyaza ati ariko se Eliya, aricyo ntakoze kuri wowe, niyemvise muri wowe, uribuka wowe abandi bicwa n'inzara, uribuka Gezi ka Keriti, uribuka cya gikona, uribuka ibiki n'ibiki, ntabwo wabonye imbaraga zanjye, uribuka kuri wa mugore Serepta, nuzi ko nakugaburiye, ndiyewe wa mugabo we, urananiye wowe ntabyawe. Uko niko twe twari kubigenza. Ariko wowe Imana yaza ngo Eliya ukora ikaha, kugira ngo Imana iprovoke Eliya kusora bya bindi byose biro biramumunga. Imana yabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Niyo Yesu yabwiye wa mugore basafasha asambana ngo bamutere amabuye, hanyuma amaze kubabwira ati uwo tigeze akora icyaha na kimwe ari uwa mbere kumutera amabuye, hanyuma atangira kwandika hasi, bose umwe urusorongo baragenda barahunga. Hanyuma Yesu yamuye umutwe yasanga wa mugore wenyine, avuga ati abagushinjaga bari hehe? Ngo nta numwe mbona bagiye. Ngo genda nukumwe gukora icyaha, nanjye ntabwo ngushinja. Uko niko Imana ikora. Imana ntabwo iza kurangiza uwarangiye. C'est le Dieu de restauration. Alléluia. Amen. Imana ntabwo iza guhonda wamaze guhondeka. Imana ntabwo ihohosha.
Imana iraza kurestora. Amen. Noneho Eliya aratangiye rero, yabonye opportunity yo kuvuga, aravuga rero. Nawe aramusubiza ati, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe kandi bicisha abahanuzi bawe inkota. Ni njye jyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Amen. Amen. Arasubiza rero igituma araho, barashaka kunyica. Imana mu kumusubiza, mwumve uko yamushubije. Iramubwira iti, sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Haragaso. Uwo mwanya Uwiteka amucaho, maze umuyaga mwinshi wa serwakira uraza usatura imisozi, umenagurira ibitare imbere y'Uwiteka, ariko Uwiteka yaratari mu muyaga. Umuyaga ushize habaho igishyitsi cy'isi, ariko Uwiteka yaratari muri icyo gishyitsi. Amen. Imana iramubwira ngo sohoka uve muri iyo caverne, muri ubwo buvumo, hagarara hanze ku musozi. Eliya arasohoka, hatangira kuziki serwakira ngo n'uruhande rw'imbaraga, hanyuma haraziki igishitsi ngo n'uruhande rw'imbaraga. Yose bigaragaza Imana y'imbaraga. Hanyuma haziki umuriro. Eliya we aho rero yibonyemo, kuko yari umuhanuzi w'umuriro. Iyo byose ngo Uwiteka ntiyari muri ibyo. Bivuga iki? Bivuga iki? Hanyuma Eliya avuga ati, yewe sinzi ko ari Imana niyo ndavugana nayo, ntabwo niyo yambwiye ngo nsohoke. Asanzwe azi Imana mu ruhande rw'imbaraga. Amen. Un Dieu puissant, Imana ijwi ryayo, amen, rihindisha umushyitsi ibintu byose. Ariko Imana ntabwo yaje muri ubwo buryo. Ubwo nibwo yasanzwe amenyereye. Imana iteye ubwoba. Hanyuma y'umuriro haza ijwi ryoroheje ry'ituze. Haza ijwi ryoroheje ry'ituze. Hanyuma amaze kuryumva yitwikira umwitero we mu maso, arasohoka ahagarara mu muryango w'ubuvumo. Ijwi rirahamusanga riramubaza riti, Eliya we urakora iki aho? Amen. Inshuro kangahe? Ya kabiri. Nashaka kubabaza, kuko Imana itavugiye muri uriya muyaga wa serwakira, kuko Imana itavugiye muri cya gishitsi, kuko Imana itavugiye muri wa muriro, nibwo buryo Eliya yarazi Imana ivugiramo. Ariko Imana none ikaza yuta emimir du eleje, ijwi rituje. Urabona icyo yashatse kumwereka? Yashatse kumubwira Eliya, twabanye nawe kugeza ubu, amen, unzi nk'Imana iteye ubwoba, ihindisha imishyitsi, na niko wayigaragaje ku musozi Karumeli. Sibyo? Wari uzi yuko nkwemera ariko uhagaze muri icyo gitinyiro. Wabibise? Ariko ubu rero ndazi kuri vulnerable, ndazi kuri mu ntege nke. Uro ndaje, amen, comme un Dieu de relation. Imana isabana. Ibyo irashaka kugira ngo Eliya amenye ko Imana imwumva, ko idatunguwe cyangwa itangare ari uko yabaye umunyantege nke. Nibwo bwa mbere Eliya yabonye Imana muri ubwo buryo. Imana ya Eliya kugezaho yari Imana ikanganye, Imana impano w'umuriro, ya niyo Mana waza kwibona. Imana ivuga ibitare bigasaduka, yo niyo Mana. Ni koko. Ariko urwo ruhande rw'Imana, amen, Imana un Dieu de relation, Imana y'urukundo, Imana imanuka, amen, imanuka. Katubasome aha niho Satani aje aduhisha.
na niyo mpamvu ubona n'abakristo benshi mu gusenga basenga batontoma, kuko bazi ko Imana baba bigana iyo Mana bazi ko ari Imana ikanganye, ariko nago bazi uruhande rw'undi rw'Imana. Dore ko Imana yivuga ubwayo muri Yesaya, amen. Yesaya 57 umurongo wa 15. nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni uwera, ikavuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera. Mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Amen. Imana ireveye indi nature yayo. Dore ngo ndi Imana ituye ahantu hahirengeye mu ijuru risumba amajuru yose. Amen. Nubwo ndi hejuru ahirengeye, ariko mbana n'umuntu ufite umutima uciye bugufi, umutima umenetse, kugira ngo mpembure bene abo. Murumva? Icyo nicyo Imana yakoze muri Yesu Kristo. Imana yavuye mu bumana bwayo isanga umuntu hasi cyane kugira ngo imuhembure. Murumva izo extreme ebyiri? Amen. Ese iburasirazuba buzigera buhura n'uburengerazuba? Ariko izo extreme muri Kristo zarahuye. Imana yera gatatu, Imana iri hejuru y'amajuru yose, n'abantu bari mu mukungugu w'isi hano, Imana iri kuri extreme hariya, natwe turi kuri extreme hariya, ariko Imana izo extreme yarazihuje muri Yesu Kristo. Ayumvise? Niyo mpamvu rero muri amasengesho nitugira imitima imenetse, tukihananya kwihana, tugahindukira, nakabuza yavuze ko ihembura bene abo bantu. Haleluya. Imana ishimwe. Neti mwengo yadusomeraho. nimwumve uko iyo iri hejuru cyane, iri hejuru cyane, ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni uwera, ikavuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera. Aho ntuye ni hejuru kandi harera, ntaho nari guhurira namwe. Komeza. Mbana n'ufite umutima umenetse, ariko nubwo ntuye hejuru ayirengeye cyane kandi ahera, ariko ndamanuka ngabana n'umuntu afite umutima umenetse, wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka. Twe turashaka iki uyu munsi? Guhemburwa. Mwabonye inzira yo guhemburwa? Mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Twese tuti amen. None si mwene data, ari ahantu Imana yaguhishe ukuntu wahemburwa? Ntiyakweretse inzira se? Amen. Haleluya. Na nibyo Imana ivuga muri Yesaya 8:20. Tusomere nawe dufata umwanya wo kujya imbere y'Imana. Nuvuge ngo wese Imana izampembura gute? Yabikubwiye. Nimusange amategeko y'Imana nibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Amen. Bano mu Kinyarwanda ntabwo babyumva neza. Kurikira hano bisobanura mu Kinyarwanda cyanjye. Mukurikira. Amen. Turashaka Kinyarwanda cyacu twumva twebwe abiki gihe. Amen. Haravuga ngo mu Gifaransa ngo à la loi et au témoignage. Appelez mon peuple à revenir à la loi et au témoignage. Mubwire ko bwanjye bwongere bugaruke ku mategeko yanjye no kubihamya. Ibihamya ni biki? Nubuhamya ko yakije abantu indwara. Mwaza ko ari iki? À la loi et au témoignage. Ni muhamagara abantu banje bagaruke ku mategeko yanjye n'ibihamya. Ibihamya byahe? Yuko yakuguriye inzu,
mfite ubuhamya bushushe. Nibyo se? Soma Bibiliya. Bibiliya hari ibintu yita ibihamya. Ni bya bisate by'amabuye bibiri byashyizwe mu isanduka y'Uwiteka, yandikishije ukuboko kwayo amategeko yayo. Nibagaruke, amen, haleluya, ku mategeko yose nabahaye binyuze kuri Mose, bagaruke no kuri yandi yanditswe byo bwanjye niyandiki. Les témoignages, bien bisate babita les deux tables de témoignage. Il y a la loi, ari mu bitabo bitanu bya Mose byose, hariho na les témoignages y'amategeko 10 Imana ubwayo yanditse n'urutoki rwayo. Nimubabwire bagaruke ku mategeko yose n'ayandi 10 ngo bitabaye bityo nibategereze umuseke. Mu ijambo rimwe nibategereze guhemburwa. Mwabibise? À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, point d'horreur pour ce peuple. Nibagaruke ku mategeko yose no kubihamya. Ariya mategeko yanditswe ku biriya bisate by'amabuye. Nariya gusa se? Amategeko kuva ibitabo bya Mose itubwira amategeko menshi. Aravuga ngo nibagaruke ku mategeko. Amen. No kubihamya. Ariya mabuye bya bisate by'amabuye. Uzi ko bya mbere byamenetse. Mose yarabituye hasi. Imana ivuga ngo cura ibindi bimeze nk'ayandi ubinzanire. None Mose arabicura ku mabuye. Imana ubwo irandika amagambo yaranditse ku bya mbere. Niyo amategeko 10 yatwanditse mu mitima. Tuvuka yanditswe hano. Ariko handikwa mu 9 kuko ijya 10 ni sabato, kandi sabato yo ntabwo ari loi morale, ahubwo yari itegeko ryahawe abayuda kugira ngo bamenye ko bakwiye kuruka ku munsi ugira karindwi. Yamenyekanishaga ko Yesu ari wazaba sabato yacu, ko tuzarukira muri we. Ariko mategeko 10 niyo yandikwa mu mitima y'ikirimo muntu cyose. 9 ce sont des lois morales. Donc niyo aranga ikirimo muntu ko kigiye kwitara, nukibe, nugasambara, nukifuze, nukice, ubaye so na nyoko. Murabona? Ce sont des lois morales. 9 des 10 lois sont des lois morales. Iriya sabato yahawe abayuda, ntabwo yahawe amahanga, yahawe abayuda kugira ngo Imana ibategurire kuzamenya ko hari uburukiro bateguriye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo bamushinja ngo arica sabato agakiza ku munsi w'isabato, aravuga ngo mumenye ngo umwana w'umuntu niwe mwami w'isabato. Niyo mpamvu Yesu ni Shabbat na karuhuko. Imana yabwa icubahiro. Niyo mpamvu yavuze ngo nimuze kuri jye abarushe n'abaremerewe ko mbaruhure. Muri Yesu harimo sabato. Shabbat mu Giheburayo ni akaruhuko. Imiruho Satani yaduhishe ngo ni ngengene yadukubidishaga. Twaje kukira muri Yesu, turukira muri we. Yesu niwe sabato. Yendi muri sabato. Nawe irimo se? Amen. Iyo umuntu ari muri sabato yitwa Yesu, nta mitwaro agifite. Yarakize, yararuhutse. Imana ishimwe. Reka rero tujye imbere y'Imana rero dusenge kugira ngo Imana iri hejuru y'amajuru yose, ariko igashima kubana n'umuntu afite umutima umenetse, afite qu'est-ce qu'ils ont dit là? Afite umutima uciye bugufi, umutima umenetse kugira ngo ahembure imyuka, sibyo? Urumva ishisha bugufi. Tugere kumenya iyi nzira Imana ishaka ko tunyuramo ngo duhemburwe. Imaze kumvikana. Kwihana bigusaba guca bugufi, guhindukira. Amen. Iyo byose biba umuntu afite umutima umenetse. Umutima uri mu bwirasi ntabwo ushobora guhemburwa. Umutima wishira hejuru ntushobora guhemburwa. Amen. Umutima urenzaho aho kwihana ntushobora guhemburwa. Ukiye kuba sincere, honnête avec toi-même. Ukiye kwireba mu ndorerwamo ijambo ry'Imana.
ukamenya ko hano hari ikibazo, hano hari ikibazo. Njya mvuga amagambo menshi ngasanga narenzwe, karimi kanjye kazamerera nabi. Mwiye gutangira kubwa Imana inyeze ku rurimi kugira ngo nzajye menya nihe ngarukira. Sibyo? Ibitekerezo byagiye nsanga byanjanye habi. No, Imana imbarire ibitekerezo. Amen. Hari ibyo nkwiye gukora byiza ngasanga sinabikoze. Imana impa imbaraga zo kubikora. Ibanze imbabarire. Amen. Hari ibyo nkora nakwiye gukora. Imana imbabarire sinongere kubikora. Iyo niyo nzira rero yo guhemburwa. Bitabaye bityo nta museke uza tutandikira. Fata ibintu 5.